Sabato nziza, kandi umunsi w'umunezero. Sabato nziza. Nshimira Imana kubwo izina ababyeyi bampaye, umunezero, kandi tubivuga buri sabato. Mbese kuko turi abantu banezerwa, hari igihe umuntu avuga umunsi w'umunezero bareba mu maso ndetse umunezero. Ubwo turi mu isabato Imana iduhe no kugira ngo koko mu by'ukuri tube mu munsi w'umunezero. Ku isaha mfite 5:41, abayobozi bari tugomba kuba dukorera ku gihe, sibyo? Ubwo kugeza 6:00 urumva iminota ibura, ariko reka kugira ngo Imana idufashe byakirije tukigendemo neza kandi tugisoreze ku mwanya mwiza ijuru ryashimye. Amazina uridi twayavuze. Ndashimira Imana cyane ku bw'aya mahirwe yo guhagarara imbere yanyu. Igihe nagenda gutegura icyigisho, narebye agakarine nandikamo, noneho mbona yuko naheruka guhagarara hano kuri tariki 17 z'ukwa-8 umwaka ushize. Uyu munsi tugarutse zingahe? 16. Bivuze ko izuba nirirenga uyu munsi, umwaka uraba wuzuye uhereye igihe mperukira guhagarara hano. Tujya dushima Imana iyo twagize ama-birthdays, ariko umunsi wose ugeze, tuvuge nimba ari kuri tariki 10, umwaka ushize 10 wari uriho, bivuze ko Imana ikurinze umwaka. Kubona mpagaze hano rero bivuze ko kuva kigiye mpagarara hano kugeza kino gihe Imana yarahabaye kandi yarandinze, kandi namwe yarabarinze. Kubw'ibyo Imana ihabwa icyubahiro. Nshimira abayobozi cyane babonye ko bibereye ko umunyabyaha nanjye ahagarara imbere yanyu, ndetse nkashima n'Imana yabyemeye. Imana ihimbazwe. Amen. Tugiye kwiga amagambo muri aya masaha avuga ngo kuki umutwe ni muremure, tuwukurikirane. Kuki urangajwe n'agasozi indamu ugateshuka inzira kandi urugendo rwari rugeze ku musozo? Korali nakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Badukumbuje ijoro. Mu ndirimbo yabo ya mbere batubwiye ko mu gitero cya kabiri ko nta byishimo biruta kugira Yesu, ndetse batubwira ko hari inshuti itumara imibabaro. Muri iyi ndirimbo ya kabiri badukumbuje ijoro, batubwira ko ijuru riri hafi, Yesu agiye kugaruka. None ikibazo uyu munsi kirabaza ngo kuki urangajwe n'agasozi indamu ukaba utaye inzira kandi urugendo rwari rugeze ku musozo? Mureke dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mangira neza, tuje imbere yawe nanone, utubabarire ibyaha byacu, kandi Mwami ubwo mpagaze imbere y'ubwoko bwawe, ndakwinginze ngo njyewe mbure kuko ntacyo ndicyo, wowe uvugire muri njye, maze ijambo ryawe ritugereho, riduhindure, duhinduke bashya muri kubyifuza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kuki urangajwe n'agasozi indamu ugateshuka inzira kandi urugendo rwari rugeze ku musozo? Uzi kurambirwa, wari ugiye kugera aho ujya ukabivamo kandi wari hafi yo gusohora. Twatangije indirimbo ivuga ngo wamura wawe mbese kuhunikira, kucogoye kandi ugiye kugira ute? Gusohora. Tugiye kujyana mu gitabo cy'umugenzi. Igitabo cy'umugenzi ni igitabo nasomye buriya nafite nk'imyaka ingahera, ni nk'8 cyangwa 9. Biri mu bitabo nasomye nkiri muto, kuko mu rugo babaga bafite akabati kabamo ibitabo byinshi. Nubwo kugenda nkunda gusoma, nkunda Ikinyarwanda cyane, mwarimu akansomesha, nanjye ibyo bitabo nabibona bikantera amatsiko. Ako gatabo k'umugenzi ndagafata, ndagasoma numva kararyoshye. Imagine agatabo karyohera umwana w'imyaka 8. Ndagasoma ndanakarangiza. Kuva icyo gihe ntabwo nigeze nibagirwa ibintu nasomye muri kiriya gitabo. Tugera kujyana muri icyo gitabo, chapitre 18. Iki gitabo kitubwira iby'umugabo witwa Mukristo, ku bantu bataragisoma, urugendo Mukristo agendamo muri ubu buzima. Uyu mugabo witwa Mukristo yari baragendana n'umugabo witwa Byiringiro, bari inshuti cyane. Baragenda bari kuganira, batubwiye ngo baciye ngo mu kibaya, ngo bari bashoje ikibaya ngo cyitwa ngo kwiyara. Kwiyara nagerageje gushaka gusobanura ubwayo,
nabonye ariko abazikinyarwanda buriya maybe barakizi. Noneho baragenda muri icyo kibaya baragisoza batubwira ngo banagishoje vuba kuko cyari kigufi. Tujyane njyewe iyo nsoma story cyangwa histoire cyangwa nsoma aga story ndimashina mu mutwe ngiye sinzi ko mubigenza. Story yose mbwiwe mu mutwe wanjye ndimo nakoze picture. Uwo muntu namurebye, narebye uko asa, narebye ahantu ari guca. Natwe rero tujyane turi kureba abagabo babiri bari guca ahantu mu kibaya cyiza. Barahaca banakirenga vuba kuko cyari kigufi. Uyu mugabo mukristo ni umugabo witwa Byiringiro. Barangije ngo ku musozo w'icyo kibaya ngo hari agasozi kitwaga Indamu. Turi kujyana yemwe, turi mu kibaya, ku musozi w'icyo kibaya hari agasozi kitwa Indamu. Noneho mukristo na Byiringiro barahagera. Umusozi abenshi turiho uyu munsi, umusozi witwa Indamu. Sinzi ko mu Kirundi nako byitwa Indamu. Amaramuko Indamu mu Kirundi nuko Indamu, mvuze Indamu mu Kirundi murabyumva? Ntabwo mubyumva? Indamu kuramuka mu izindi jambo ry'Indamu amaronko, right? Bagera ku gasozi kitwa Indamu. Bahageze aba bagabo babiri bagendaga bivugira iby'Imana kuko bari abantu bari mu rugendo rujya mu ijuru. Bahageze umugabo witwaga Dema arabahamagara, arababwira ati nimuze kuri aka gasozi. Noneho badusobanuriye ako gasozi byahakorerwaga. Aka gasozi ngo bacukuragamo ifeza. Noneho ngo yari umwobo muremure cyane kuko abantu bacukuye amabuye y'igiciro murabizi. Baracukura bakajya indani akaba umwobo muremure. Noneho baratubwira ngo muri kino gitabo ngo abantu bageraga bari mu rugendo muri iyo nzira berekeza mu gihugu cy'amakiriro, baracaga bahagera bakajya kuri ako gasozi bakajya kurangazwa no gucukura ifeza. Noneho Byiringiro na mukristo bahageze, umugabo witwaga Dema yari umugabo wahoraga ahamagara abantu bari mu nzira ngo bave mu nzira baze kureba uko bacukura ifeza. Baragenda arabahamagara, mukristo ati oya, ataho hantu ibyabo oya. Barakuja batubwira ngo hari abagenzi ngo banyuze aho hantu ngo bajya kuri ako gasozi. Ako gasozi bakagezeho ngo iyo umwobo ari muremure ugahagarara impande y'umwobo, hari igihe intuzi bidafashe igitaka. Yes, thank you. Igitaka kiba kidafashe wakegera cyane ku mu gitaka kikariduka maze ukagira ute? Thank you. Hari abantu rero bavuye mu nzira bajya muri ako gasozi. Bahageze bahamagawe na Dema, bahageze bakandagira ku gitabo cy'igitaka kitari gikomeye, baranigitabagwamo. Aka gasozi abantu bari mu rugendo ngo benshi ngo barapfuye bagwa muri uwo mwobo barahapfira, abandi baravunagurika barinda bapfa batongeye gukira. Agasozi turiho muri iki gihe kitwa Indamu. Tubyuka buri gitondo duhangayikishijwe n'indamu. Isi iraduhamagara, Dema araduhamagara akatubwira uburyo hano mu isi dukeneye amafaranga, dukeneye ifeza. Dukeneye ifeza yewe. Nuko ngo buri muntu wese ahangayikishijwe n'ifeza. Nta kindi gihangayikishije twebwe b'iki gihe usibye ifeza. Kandi turi mu rugendo rujya hehe? Rujya i Kanani. Ariko batubwiye ngo kuri uyu musozi witwa Indamu ngo hari abarigita bakagwamo bagapfa. Hari abantu bungu batakiza no gusenga kubera yuko batwawe no gucukura ifeza. Bavuye mu by'Imana completely barapfa mu by'umwuka. Abandi nabo ngo baguye mu mwobo baracumbagira. Ubu hari abantu tuza ku rusengero twaramaze kugwa mu mwobo twararemaye urumva ducumbagira. Ndetse ikibabaje nuko ngo hari abacumbagiye kugeza bageze gute yewe bapfuye batongeye kugenda bene. Bivuze iki? Natwe abakristo gushaka indamu biri gutuma dupfa mu by'umwuka cyangwa se no mu by'umwuka tukagenda ducumbagira. Ijambo ry'Imana riratubaza ngo mbese kuri mu rugendo rujya mu ijuru kubera iki urangajwe n'agasozi kitwa Indamu?
aba bagabo bakomeje arabahamagara. None umukristo aramubwira ati mbese aho hantu ntabwo ari habi, aho hantu uri kuduhamagarira si habi? Uzi ukuntu yabasubije Dema? Yarabashubije ngo si habi cyane, si habi cyane keretse utitonze. Ngo umuntu utitonda niho hazabera habi, ariko si habi cyane. Ariko arababwira ati reka ndi mwene wanyu, nanjye mundi ndiho batoya naza tukajyana. Dore amagambo isi iri kutubwira. Aho umuntu ashobora kubyuka saa 11, saa 10 akajya mu kazi kubera ko ashaka amafaranga, ashaka ifeza, kuri cyo akinjira bari muri gahunda ya saa 5. Mbese reka mbabaza, ikintu cy'ingenzi ni iki? Tubishyire ku munzani. Imana yaraturetse kugira ngo twihitiremo, sibyo? Itwereke icyiza n'ikibi, ariko muri make reka duhitemo natwe twishyire ku munzani turebe. Mbese aho nitwaba turi ku gasozi ndamo tuhatinze ndetse tutitonze tugashobora no kwasiga ubuzima. Isi yaduhamagara ngo gushaka amafaranga nta kibazo. Umuntu agura imodoka, anabagendera n'amaguru, agashaka igare yaribona, agashaka inzu yayibona, agashaka imodoka, yabona agashaka ebyiri, agashaka eshatu. Icyo kiravuga ngo TMI irageze, amafaranga nayasevingiye imodoka ya 5. Muzana amafaranga ya TMI y'inyubako, oya amafaranga nayasevingiye imodoka ya 10. Mbese aho dutinze ku gasozi ndamo, Imana iduhereza ibyo kurya, ikaduha ibyo kwambara, ariko dushaka byinshi, ndetse tugashaka n'ibirengereye. Imana tubabarire cyane. Katwikomereze. Uyu mugabo witwa Dema, tuza kumusanga mu gitabo Ndasaba Papa Joshua Mumere Mikoro rwa 2 rwa Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 10. Rwa 2 rwa Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 10. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none, ajya i Tesalonike. Kiresikenti nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Dalmatiya. Murakoze cyane. Igihe Pawulo yari iyo usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa chapitre ya 43, aho havuga ngo Pawulo ari i Roma, ndetse na chapitre ya 47 ivuga ngo Pawulo afatwa bwa nyuma. Aha ngaha tubona igihe Pawulo yafatwaga akajyanwa muri gereza, yari mu bihe bye bya nyuma. Pawulo yari mu bihe bye bya nyuma, yarafashwe bwa nyuma na Roma, kandi ntabwo ari kuzaba muri gereza ukundi ashyirwa muri gereza. Iyo umuntu ari muri gereza, umubyeyi wacu amaze gushima Imana. Buriya hari ukuntu tuba turi hanze dufite freedom, tukumva ko ari ibintu bisanzwe. Ibyo Steven yavuze twabona turamuka tukabona ibintu bisanzwe. Iyo umuntu ari muri gereza ababoshywe hanze, ntabwo habona nk'uko ushaka, ntabwo ugenda aho ushatse. Pawulo yakoreye Imana, bakamujyana muri gereza bakamusohora, bakamujyana muri gereza akavamo. Igihe kiragera noneho afatwa bwa nyuma kuko yagombaga gupfirayo. Uyu muntu mbese yarakeneye abantu bamuha Imana ko mutansubiza. Uyu muntu yarakeneye abantu bamuha Imana. Pawulo yarakeneye abantu bamuha Imana, abantu babana nawe mu gihe cyo gufungwa. Pawulo yarakeneye yuko abantu b'inshuti ziwe, abantu yabwirije ubutumwa bwiza, babana nawe muri icyo gihe. Ariko Dema yari mu bantu babanye nawe. Afashwe bwa nyuma, Dema akunda iby'isi ngaramuta, amusiga mu gihe yari amukeneye. Gukunda iby'isi bimaze gutuma n'abantu badukeneye tutakibitaho. Umupapa agenda mu gitondo abana batarabyuka, akagaruka abana basinziriye, akabyuka. Mbese uyu mupapa azigisha abana ryari ko bagomba kubaha Imana ibyo Umwana amaze kutwigisha? Uyu mubyeyi ubyuka ajyana umwana muri kreshi, akongera kumubona umwana atashye, azigisha ryari umwana w'umukobwa uburyo agomba kwifata muri iki gihe?
azigisha umwana w'umuhungu ate kadakwiriye kunywa ibiyobyabwenge, kakwiriye kuba ku birenge by'Imana. Ni famiye zinaye muri iki gihe zigira ibihe byo gusenga bya nimugoroba, bose bakicara na bya bito bakicara gute kandi umugabo bataraza, abana bagasinzira atarahagera, n'abadamu bakisinzira abagabo bataraza. Ubwo abagabo tuza kuba amahirwe basigaye bazi no kujya mu nkono. Ubwo nyine yasanze biryamiye ajya mu ziko akabyira. Si byose yasanze bisinziriye ajya mu ziko akabyira. Ni ukuvuga ngo tema yaraduhamagaye, urumva tugenda ku gasozi k'indamu, turahaguma, turi bizi ducukura ifeza, kandi abagikanani barakomeje. Abantu badukeneye ntabwo tukibabonera umwanya kubera bizi. Ndakubwiza ukuri, yariye n'umuntu anyandikira message nkazongera kuyibona nyine sinzi, nkayibona dukubitira ngati narakwandikiye waranyandikiye ati kandi igihe umuntu aba agukeneye mu by'ukuri ariko akakubura kubera kuducukura iki ifeza. None reka mbabaze, duhagaze ku kahe gasozi? Turi mu nzira turacyagenda cyangwa twavuye mu nzira twigendera ku gasozi gucukura? None ko twavuye mu nzira twigendera ku gasozi gucukura bizagenda gute? Pawulo arababara, abazwa n'uko Dema yamuretse. Ndetse usomye muri icyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bakubwira ko uko Dema yabaye umukire ndetse akabigiramo n'icyubahiro, ariko Pawulo yagize agahinda aravuga ati ni umukene kubera ko yasize iby'agaciro asingira ibidafite agaciro. Turimo turarekura ibyakaduhesheje ubugingo, iby'ubugingo buhoraho, tugafata ibintu bishira. Wamuragwa we mbese kunikira ucogoye kandi wari ugiye kugerayo, ducogojwe n'ifeza, ducogojwe n'amafaranga, ibipapuro, papers. Kandi ikibazo ntabwo ari uko ntabwo Imana yavuze ngo nitukabeho tudakora, tugomba gukora pe. Ariko ikibazo ni uko turakora umutima wacu wose tukawushyiramo, urumva, twanabona tugashaka ibindi, twanabona tugashaka ibindi, kunyurwa bikanga, bikazagira tuhahemukiye. Uzi ko hari igihe urwara ukajya ku bitaro, ku buriri bwo ku bitaro, wararemaye utakigenda, umaze gusaza, warakoreye amafaranga wayarunze, ufite imiduga, ufite ibizu, urumva. Noneho ukajyana ku buriri ukareba igihe cyose uburyo utigeze uha umwanya famiye, kubera ko utabahaye umwanya. Abana ntabwo muri close, abana ntabwo bakwitaho. Muzarebe abazungu, uzarebe babashyira muri old age home, ukaba uri wenyine. Abana n'ukubabona hagati bagakwita ngo umubyeyi wanjye ntabwo ahari, none wabahaye umwanya ryari? Ntibakubonaga, ukicara ukareba igihe watakaje ukicuza. Ariko iyo dukomeje mu gitabo, hari iyo tuvuye muri Timoteyo tugakomeza turenga igitabo cya Tito tukagera muri Filemoni, ndetse iyo usoma mu mirongo isoza hariya Papa Joshua yadusomeye, uza kuhabona umugabo wundi witwa Onesiforo. Uyu mugabo witwa Onesiforo Pawulo amuvugaho, ndetse ugeze mu gitabo cya Filemoni ubona yuko Pawulo yarimo arandikira Filemoni avuga ati wakira uyu muntu nk'inshuti, nk'umwana wanjye, ati namubyariye hano. Uyu Onesiforo yahemukiye, yari umugaragu wa Filemoni, arangije aramuhemukira, arahunga i Roma. Mu kugenda ahahurira nande? Na Pawulo. Ahageze Pawulo amubwira iki? Ijambo ry'Imana. Amaze kumubwiriza ubutumwa arahindukira, ndetse igitabo cya Filemoni usanga ko ni iretere yandikiye Pawulo, yandikiye Filemoni asaba imbabazi, amubwira ati yarahindutse ntabwo akiri wa wundi. Ni ukuvuga ngo nurangazwa n'agasozi ndamu, ntuzatekereze yuko ba Onesiforo badahari ngo baze bafate umwanya wawe. Kuko Dema yaragiye, sibyo? Dema yaragiye asiga Pawulo, ariko Onesiforo yari ahari, kandi uwo mwanya yarafashe. Kandi niwe warokotse inda, ni nk'umujura, nk'umuntu wahemutse, ariko at the end of the day niwe wabaye impande ya Pawulo, ndetse asingira iby'ubugingo mu gihe Dema yari yabiretse yakurikiye iby'isi. Iyi myenda twicaye n'iyi ngiyi tudahana agaciro. Iyo usohotse byanze bikunze abari mu rugo, nk'ubu ngubu mwavuga ngo njyewe ko binari basukura
hazaza umuntu amusimbure kandi ubura ubugingo. Mbese kuki dutinze, kuki turangajwe n'agasozi indamu? Tubitekerezeho. Reka dusabe Papa Joshua dusomere, mbere yuko adusomera hari akandi kantu nshaka kuvuga kuri Onesiforo. Pawulo igihe yandikaga muri Filemoni, yandikira Filemoni, yaramwandikira aramubwira ati ibintu uyu muntu akurimo, umwenda yari akurimo uwunyandikeho. Ako kantu turakumvishe. Yabwiye Filemoni ati umwenda Onesiforo yari akurimo uwunyandikeho. Bivuze ko umwenda wari uvuye kuri nde? Kuri Onesiforo ugiye kuri nde? Kuri Pawulo. None ni iki Yesu atadukoreye? Ibyaha twari dufite binuka, ntabwo ngombwa kuba turi hano, ariko dukunda urwo rukundo rungana gutyo. Aravuga ati ibyaha bano bantu bari bafite Data bikira wemera gupfa ku musaraba, ariko se tubiha agaciro? Reka nibarize Papa Kira, ni igiki Mama Kira bashobora kugusaba, sibyo? Uzi neza ko kitamugirira nabi, ugifite ukakibwira ntacyo. Kubera iki? Urakoze. Nta kintu ashobora kumwima kubera iki? Aramukunda. Derika ajya akunda kuvuga ngo biragoye ngo gukunda umwanzi wawe. Tubifata nk'ibintu byoroshye kandi biragoye mu mubiri. Ariko Derika, umwanzi, reka tugeze ku cy'umwanzi. Reka duhere gukunda wawe udataba umwanzi wawe, umukunde nk'uko wikunda. Icyo cyo cyoroshye gite? Umuntu inosa ntabwo ari umwanzi wawe. Inosa ni umugore twakuranye, hanyuma inosa nindangiza mukunde nk'uko nikunda. Aho umwanzi twamuretse, ibyo ni ibindi bindi. Papa Kira ati nta kintu nshobora kumwima. Kristo yishyizeho umutwaro wacu, yishyiraho umwenda wacu, ariko iby'isi turabikorera. Kandi niba twibuka icyigisho Papa Dina yatwigishije, ntabwo umuntu abona amafaranga kubera ko yakoze cyane. Iyo urebye abantu bakize cyane n'abantu baba bicaye muri office, mu gihe wa undi uri kuri tere uri gucukura ahembwa udufaranga tubiri. None wakoze cyane n'ubuhe? Abantu bubaka serija rero, abantu bubaka, ari wa undi wikoreye kura akabahereza. N'umuntu uzi wa undi wikorera hajya bamwita mu gihe umuyede ninde ufunika? Thank you. Ariko ukina ninde? Ntabwo no dukira ko tuzi gukora cyane, ahubwo dukira ko Imana yabishimye ikagutiza ubwo bukiri no kubwira ati mwaye amafaranga yemwe yakoresha mu murimo wanjye. Twahamagara ngo inzu y'Imana yubakwe tukabura abantu, twahamagara ngo Imana irageze muzana amafaranga tubize umubwiriza tukabura abantu, kandi umubwiriza twazigisha amaturi cya 10 reka da, ahubwo kujya 10 twero kujyayo Papa Kira, twero kujyayo pe. None ko Imana yadukunze ikaduha byose, ikibazo rero gihari nuko Imana ntabwo tugira dute tuyikunda. Bakubwira batuyikunda, umuntu ukunda sinzi bamwe mwarabaye mu rukundo. Abashakanye hano babyumva cyangwa se abasore na Deo buriya yabyumva, sibyo? Deo buriya yabyumva na Germaine. Urumva nka buriya Deo abayumva nta kana atakorera Germaine, nta kana atamuha kubera namukunda. None rwabo rukundo rw'umusore rukingurumana, sibyo? Reka nibyo ugiye gukora urukundo rutagurumana haba hari ikibazo. Yes, haba hari ikibazo. Buriya Deo na Germaine urukundo ruragurumana. Anafashe n'imodoka, Germaine anafashe n'imodoka yawe bakayikodesha igikuta, yambwira ati soke sheri, ariko uzabikore bwara abantu rero. Abagabo mu ngo urebe mu buryo urukundo rwakonje, ndetse no mu ngo nta rukundo rukibamo. Umugabo aragenda agakora, agafata akanya akayiboroka. Wabonye indamu ku gasozi, indamu agakora, abyuka mu majoro, umugore ntamubona, abana ntibamubona, urumva? Agahita afata akanya akayigira kandi boroke, urumva? Umugore ntazi password, nta mwana uzi password. Ejo bundi murabona akazi dukora ni mu muhanda, ni kuri moto.
mpuriye na kiriya kigatsi pe kandi reka ati nika ntabwo nzi na password urumva none reka babaze mu by'ukuri ufite kadi umugore wawe atazi password yayo ubyuka ugenda uramuka ugenda nta n'ikintu na kimwe azi mu by'ukuri umuntu umukunda rwa rukundo Kristo atubwira umugabo n'umugore wawe bakunda umukunda ejo bagiye muri za modoka imodoka iramukubise muzahabariye amafaranga ajya kuko of course ntabwo washyizeho uzabifata ibyo bintu urumva barashakashakisha bakabura ntawe uzi password yawe ariya mafaranga ahinduka ya banki kandi waraye amajoro ugira ute uyashaka mwumva ahantu agasozi ndamukatunesheje kugeza naho umuntu muri kumwe mwashakanye atamenya password ya kadi yawe waraheza mugiye mu ijuru urajyayo kuri ku gasozi ngawe k'inzira wayivuye Papa Joshua twisomerere muri Yakobo igice cya 5 kugeza ku 6. Yakobo 5 haragira ati umurongo wa 1 kugeza 6. Ngaho yemwe batunzi mwe nimurizwe uborozwe n'ibyago mugiye kuzabona ubutunzi bwanyu burabuze n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese ingese yazo niza umugabo wo kubahamya izarya imibiri yanyu nk'umuriro ndakubwira ikintu dukomerereza my elder ndamutse nje nkakureba papa Jennifer nakubwira ati reba n'uburyo umuntu papa Jennifer ni umubyeyi wa twese ni papa wacu naza nkamureba mu maso papa nasomye Bibiliya namubwira nti ubutunzi bwawe burabuze yabifata papa wabifata ute yandebera umushini kavuze rero ntihagire umuntu avana ngo ana yavuze ko mfite ababyeyi benshi hano nasohoka mukankiramo iki ni ijambo ry'Imana ryaribivuze ngo ubutunzi bwanyu bugize gute burabuze igihe narimo ndiyumvira ikintu nzavugana n'ubwoko bw'Imana igihe abayobozi bari bampamagaye naje atari ko Mana nzabwira icyo ubwoko bwawe ko dukomeza tubyumva ndetse ko banabizi kundusha nibwo naguye kuri iri somo igihe narigwaho naravuze wagira ngo ni ubwa mbere mbyumvishe naravuze Papa Joshua baba nimusomere umurongo wa 3 cyane cyane ahahera sentence ihera ivuga ngo iki haragira ati ingese yazo nizaba umugabo wo kubahamya izarya imibiri yanyu nk'umuriro mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka subiramo ku karongo kahera ingese yazo niyo izaba umugabo wo kubahamya izarya imibiri yanyu nk'umuriro mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka Kanani turayibona hari imbere ariko uracyabika ifeza uracyacukura uracyarundanya mu minsi y'imperuka abaririmbyi baturi imbere y'uko abantu b'Imana bazatotezwa ariko bazanesha urumva turi mu kanya tureba akarengane imbere yacu ariko uri murabika amafaranga bayazanye mu mwema uri kuyabika urayabika ngakora iki ejo bundi ko dore bazayatwika ureba nta kintu kikumariye wayazana bakora umurimo w'Imana tubitse amafaranga tubitse ifeza mu minsi y'imperuka niyo mpamvu tutakibonera umwanya igihe cyo gusenga aha wezeye ni abantu iyo bavuze ngo dusigare muri afternoon hasigara amanywa ngo ngiye gukuruka mu isabato nirenga ngo njye kuyashika ngo uyu munsi ngo hashyushye izuba rirenga hari abantu bafite isaha aho hari abagiyeho ritari ryanarenga Friday isabato turayirukana tuba tugira izuba atari riba ku bazuba wabaye uretse kurenga aho kumya ngo uhagaze ku isabato izuba tukaryirukana ati gira ngo urenge tubise tujye mu kazi tubitse ifeza mu gihe cy'imperuka ngo twariganishe abantu b'Imana
imfubyi zitubamo ntacyo tuzimariye muri ayo mafaranga, abapfakazi batubamo ntacyo tubamariye, abari mu mazu y'imbohe. None tuzabura gute amagambo ngo nimuze abo Kristo mwakoze imirimo igihe mwasuraga babandi, igihe mwasuraga bari mu nzu y'imbohe, igihe mwambikaga bambaye ubusa? Ayo magambo tuzayagura gute kandi ubutunzi bwacu twarayabitse ngo twubake amazu gorofi ijana? Papa Joshua, please dusomere amasomo yacu asoza. Urwa mbere rwa Timoteyo 6, udusomere 6 kugeza kuri 12, usimbuke usome 12 kugeza 19. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 6 aragira ati: icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Subiramo ako kantu ntabwo bakumvishe. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Komeza. Kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Urakoze cyane. Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu byangiza bikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Ariko weho muntu w'Imana ujye wumva ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Urakoze cyane. Murongo wa 17 ugeze aho ngaho. Icyakora kubaha Imana iyo ufatanije no kunyurwa. Muzi ko hari umuntu ufite amafaranga menshi pe, ariko akaba abayeho muri we yumva nta mahoro, afite stress, ashaka byinshi. Buriya ntuzarebe uri umukene wumve ko n'uwo umukire ngo nibwo uzakorera Imana. Ntibishoboka. Nudakorera Imana mu bukene bwawe, ntuzageze ko uzayikorera ufite amafaranga. Ngo gutanga icyacu, gutanga amarani 10 mu marani 100, no gutanga miliyoni 1 muri miliyoni 10. Ibikomeye ni ibi. Exactly. Nubwo bingana ariko ntabwo biba bingana mu by'ukuri. Bari b'Imana tugire kunyurwa. Ibyo Imana tubashishije kuronka muri iyi mibereho kuri uyu musozi ndamo tunyurwe nabyo kandi tubikoreshe umurimo w'Imana. Ngo duhunge mu gukunda amafaranga. Nituyabona tuyakoreshe kwiriye gukora, tuyakoreshe umurimo w'Imana bikitwa ubu. Kubera ko ingese zizagera gute? Zizabijya. Papa Joshua usomera umurongo wa 17. Aragira ati: wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe. Ntabwo bari kumva. Wihanangirize abatunzi bo mu by'iki gihe. Yego. Kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe. Yego. Kandi bakora ibyiza, baba batunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga, bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Iyo twari kumvisha n'amagambo tuba tuvuza neza. Ngo twibikire ubugwaneza. Abadashobora gusomera ahabanza ngo tugire kubaha Imana, kwizera n'urukundo. Ngo bantu bavuga ngo wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe. Niba Imana yaraguhaye ubushobozi bwaguhaye amafaranga, ugakora ukabona ko byunguka, ibikira ubutunzi mu ijuru. Ibyo Imana yaguhaye ubikoresha witonze,
mu bugwaneza, mu kubaha Imana no kuyikiranukira, ngo bibikire ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Imana iturinde kuba bandema, ahubwo Imana idufashe kugira ngo uko byiringiro na Kristo byarangiye batagiye kuri uwo musozi, ahubwo bagakomeza imbere bakajya mu rugendo badakebakeba. Natwe Imana itubashe muri iki gihe kitoroshye cy'imperuka, kugira ngo ubutunzi Imana iduha tubukoreshe neza, dukoreshe umurimo wayo, kandi ubwo ari hafi kugaruka tuzabe twaribikiye ubutunzi buhagije mu bwami bw'Imana. Muri aya masaha nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.